Nongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel. I Rusizi umugore yakubise umugabo we ishoka mu mutwe iramuhusha ifata urutugu, ariko abaturanyi bakomeje bavuga ko uyu mugore yari yaherekaye yivovota avuga ko byanze bikunze uyu mugabo agomba kumukorera akantu, ngo bitewe n'uko umugabo yari yagiye gutabara mu baturanyi bari bagize ibyago bari bapfushije umwana, avuyeyo umugore wiwe umugabo ataranavuga n'amagambo angahe avuye ku muhanda abamukubise ishoka ihusha umutwe ifata urutugu. Abaturanyi be hari ibintu byinshi bakomeje bavuga cyane ko banavuze ko n'ubundi uyu mugore n'undi mugabo babanaga mbere nawe icyatumye hatandukana ari uko yegeze kumuhusha icyuma mu ijosi, kandi n'uyu nguyu yatemye urutugu si ubwa mbere kuko n'ubushize begeze kurwana yari yamutemye ku gutwi. Guhaye ikaze muri kino kiganiro nkubwira ngo uri kuri Rwanda Lumu TV, tugiye kubana ndi Isaac, gusa gukora subscribe niba ukiri mushyashya kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Kuko wabyumvishe i Rusizi umugore yakubise umugabo ishoka umutwe. Uyu mugore akaba yitwaga Joseline, ni umugore w'imyaka muri za 32 33, naho umugabo akaba yitwaga Gaspard. Uyu mugabo yashakanye n'uyu mugore nyuma y'uko uyu mugore yari amaze igihe ashakanye n'undi mugabo batandukanye, ariko by'umwihariko n'undi mugabo bari batandukanye kubera ko iyo uyu mugore yarakaraga yateruraga icyuma cyangwa se agaterura ikindi kintu kimwegereye akaba yarwana aricyo afite ashaka kwica umugabo bari kumwe. Nyuma y'uko uyu mugore yatangaje amagambo akomeye avuga ko ngo kuba yakica uyu mugabo ngo ntacyo bimubwiye kubera ko n'ubundi ngo ntacyo amumariye. Uyu mugore nk'uko nabikubwiye yatahanye abana babiri muri runo rugo, uyu mugabo yabareraga nk'abiwe, ariko ngo kuba Gaspard yagiye gushyingura mu baturanyi bari bagize ibyago akaza atinze ndetse yari yagiye adasize n'ihaho, byarakaje umugore cyane. Uyu Joseline atangira kuvuga ko uko byagenda kose ngo umugabo w'amafaranga yose yaba yajyanye mu baturanyi akajya kubafasha mu byago bagize, akaba ariyo mpamvu rero ubwo uyu mugabo yatahaga mu masaha y'isaa 9 yabonye umugore wari utangiye kumubwira nabi, agahita yigira ku muhanda avuga ngo reka ngende nze kugaruka ibingibi byarangiye rwose ntaza kugira n'ikibazo ngirana n'uyu mugore. Ariko umugore ntabwo yanyuzwe, ahubwo yagomeje avuga yitonganya mu baturanyi ababwira ko byanze bikunze hari ikintu ari buze gukorera uyu mugabo cyangwa se ari buze kumuhereza isomo kandi biri buze kumukomerana. Byatumye rero uyu mugabo ubwo yatahaga mu masaha y'isaa 12:50 yaje asanga umugore wiwe yarakaye, amubajije ibyabaye ataranamusobanurira abatoye ishoka indyankwi abarayimukubise, ariko kwa ko umugabo yarakiri guhindukira kubw'amahirwe umutwe abawegejeyo ishoka ibinyuze ku ruhande ikubita mu rutugu, akaba ari uko nguko rero uyu Gaspard yarokotse uyu Josiane. Uyu Joseline bamujyanye kumufunga, ariko n'ubundi kubera ko ajya avuga ko ngo yacitse ku icumu, avuga ko nyine ngo by'umwihariko ngo ikintu ngo yapfaga n'uyu mugabo ari uko ngo uyu mugabo yagomezaga amwibutsa ko ngo ari umututsi, ibiki n'ibiki, nyine ugasanga ngo nabyo biri mu byamurakaje. Ariko abantu benshi bazi uyu mugabo Gaspard wari wanapfushije umugore wa mbere, bavuga ko nta kibazo cye asabana n'abandi baturage, ikindi kandi akabafasha aho bishoboka ko yafasha. Rero uyu mugore ibintu byose yakireguza akaba ari kubeshya. Rero niyo mpamvu uyu Joseline bamufasha bakamujyana ku kagari, polisi ikaza kumujyana, bari kuvuga ko bashobora kuzamukatira, ariko ugasanga ikiri kwitambikamo nuko avuga ko ngo uyu mugabo ngo bapfaga yuko ngo uyu mugore yari umucikacumu. Uyu Gaspard rero yajyanywe kwa muganga ari kuvirirana, bamujyanye kwa muganga ku Rusizi bagiye kumupfuka by'umwihariko, ariko icyo yavuze ko ibyo umugore we yakoze n'ubundi yari asanzwe azi ko yabikora, nta byamutunguye kuba yamuhushije ishoka. N'ubundi ngo yavuze ko iyo umugore we yarakaraga rimwe na rimwe hari igihe yajyaga kubona ngo ateruye icyuma cyangwa se ibindi, akaba ariyo mpamvu rero Pascal yavuze ko uko byagenda kose n'ubundi ntabwo umujinya umugore wagira ari umujinya wa none cyangwa ejo, ahubwo ni ibintu bimuri mu maraso kuba arakara agatangira gukoresha ibyuma. Bamubajije niba adashobora kuba atekereza kuba yatandukanye n'umugore, avuga ko n'ubundi
n'ashobora kujya ahandi ashobora gusanga ariho bimeze, rero nibamurekura ko n'ubundi bazongera bakabana. Ibya Joseline rero ntabwo birasobanuka kuko aracyari mu maboko ya polisi. Reka nguhe ikaze ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, nkubwira ngo njye ndi Isaac uri kuri Rwanda Room TV, gusaba gukora subscribe niba ukiri mushyashya kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Niba uri umunyarwanda ukaba wumva ikinyarwanda ukore subscribe kubera ko nk'abanyarwanda tuba tugomba gufatikanya mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.